Ikintu namubwira rero nka mushiki we ibi harimo birakomeye biragoye ariko ntago ari urupfu iminsi amaze mu maboko ataraye ntekereza ko yikosoye. Wamubonye wumva umerewe ute muri wowe? Byambabaje tu namubonye ndababara numva nanarira. Nyumvishe warira? Numvishe narira Jihad bipfutse mu maso atarigeze yipfuka mu maso. Yego. Mane ntago byari sawa. Ntago byari sawa nubwo yamemukiye ni musaza wanjye nago namuciraho iteka. Nababaye. Araseserezaga cyane yagiraga imvugo itari nziza. Nabaga no muri groupe ye yitwa Bashu. Yasohotse mu modoka mureba. Ntago yigeze yerekana ijisho. Yego. Ningoye nta wazibonye do yari yambaye nk'ininja. Bo niba yangaga ko abantu yahemukiye bamubona. Slim Jesus. Hano turi ku rukiko rwa Kicukiro kumwe n'uyu mudamu uyu mubyeyi bamwita ngo Tina umeze neza? Meze neza. Wegeza mikoro hejuru kugira ngo tugane neza. Umeze neza? Yego ndashima Imana meze neza. Urashima Imana cyane. Yego. Twari turi kumwe mu rubanza rwa Jihad. Ndagira ngo mubaze niye impamvu nyamukuru yatumye uza hano. Murakoze cyane impamvu nyamukuru. Mikoro yegeze hejuru kugira ngo bigende neza. Yego. Kwa ko amasound y'imodoka. Icyo kibazo. Yego. Impamvu nyamukuru yatumye nza hano buri agena hageze saa 12. Yego. Jihad ni inshuti yanjye. Nagombaga kuza kureba hari kuburana. Yego. Kuko burya iyo umuntu aburana rimwe na rimwe agenda yihana mu byaha bimwe yakoze. Nicyo cyari cyanzinduye. Ni inshuti yanjye rero mu buhe buryo. Jihad turi inshuti mu buryo butaziguye. Ntabwo anzi physically nanjye simuzi ariko yankoreye ubugome kuko mu bantu yatambaje ku mbuga nkoranyambaga nanjye ndimo. Jihad yagukoreye ubugome? Yankoreye ubugome urumva yakinnye amafoto yanjye ntazi aho yakuye. Yego. Ntazi n'igihe nayafatiwe. Yego. Gusa mbona ari kuyatambaza. Wagiye kubona ubona video zawe amafoto yawe wambaye ubusa Jihad ari kuyatanga? Wagiye kubona mbona amafoto yashyize ku ntuza ye kuri channel ye afata ingoma afata ka gatebe kagasonga bugari arabyina araririmba arabyina. Akubwo bintu ntago beshya? Ibyo bintu ntago arabizi. Biri mu kiganiro? Yego. Oya. Arabizi. Nari ngiye kukubwira ngo usure channel yo birebe ntago byaba ari sawa. Uri mu kigano ko nzi ko Jihad nta muntu yigeze agaragaza? Yarangaragaje. Yarakugaragaje? Nyine urumva amafoto yanjye ntago face igaragara. Ariko abanzi ibindi bice barabibonye ko ari. Izo video rero zagiye hanze gute? Ntago ari video ni ifoto. Ifoto yawe wambaye usagiye hanze terero. Yageze kuri Jihad? Simbizi. Kuko nkibona arimo arazikina naramuhamagaye. Yego. Nimero ya telefone ndayigira nabaga no muri groupe ye yitwa Bashu. Yego. Nza kuyivamo kuko nabonaga ibiganiro birimo nta kintu byamfasha. Yego. Ndamuhamagara ntiyanyitaba ndamwandikira kuri WhatsApp kugira ngo aze yari amafoto wayakuye. Biriya bintu urimo urakora urabizi neza ko bigize icyaha. Ntiyanyitaba. Iyo video narengeza ngo ufite telefone hafi nangiye kukubaza nimba nimero ze unimba aramuhamagaye koko nde nimba arigeze kumuhamagara. Namuhamagaye ntiyamfata ndamwandikira aranyihorera ndaceceka. Hari ikintu abantu bita gutwika rero sibyo? Impamvu dukoranye ikiganiro nabonye bakoranye ikiganiro n'uwo bita Pionika. Mbona n'ubundi kuri titre banditse bati ngo Jihad ndi mu batanze ikirego ndimo. Yego urumva ibyo bintu nkimara kubibona byaranshotse cyane ariko hamwe ushobora no kwiyahura ubaye udafite umutima wibuye nuko nge nkomeye cyane mfite umutima umeze nk'ibuye mfite ahantu mfusha muri cyo ndiyakira ariko nyuma njya kuri RIB anga ikirego. Yego. Siyeze musabirwa gufunga. Namusabiye ko bamuhamagara bakamugira inama ko nge yanze kunyitaba. Yego. Ndangije nditahira ntago byashize kuko urumva narakomeretse. Yego. Jihad wamubonye ute mu rukiko ari gutambuka? Nambo ukuntu yarameze rero burya icyaha n'ikibi gucumura n'ibibi bituma umuntu agira isoni muri community. Yego. Yasohotse mu modoka mureba. Ntago yigeze yerekana ijisho. Yego. Ningoye nta wazibonye do yari yambaye nk'ininja. Bo niba yangaga ko abantu yahemukiye bamubona niba yari afite isoni zo kuramuma simbizi impamvu yabikoze. Yasohotse abafite ikimwaro kuko yaza kuba adafite ikimwaro yari kwiyereka abantu. Yego. Cyane ko abanyamakuru bari bahari ni bagenzi be yari no kugira gutya byibuze. Yego. Ndabyumva. Ikirego iyo uvuze ibyo bintu ngo amashusho wambaye usagiye hanze bigiye kwita bituma mbihuza n'ikibazo cyari gihari mu rukiko cya Yamano. Yamano abantu bakavuga bati Yamano kuki yifashe aya mavideo yaragamije iki ese kuki biri gushinjwa nkuko nari kuvuga ngo Jihad yashyize ifoto hanze. Iyo foto wayifashe ugamije iki? Ntabwo nayifashe. Nta niba muri telefone yanjye. Kuko nubwo mbireba kuri channel ye nta nubwo nabirangije. Abwiye n'iki ko ari wowe rero? Ndiyizi. Byagenze bite kugira ngo ifoto yawe ijye hanze wambaye ubusa? Nkeka ko hari umuntu twere twuzura nyuma turatandukana. Ushaka kuba ari we wayifashe. Hari umuntu mwakundanaga?
turatandukana tunabwirana nabi turatukana yego ashobora kuba yari yarayifashe sinzi ubwo icyo urumva abantu b'iki gihe ushaka kumwibeshyaho mukajya muri relationship kandi utabizi neza ko ari kwe kizero utagiye kurega uwo muntu ukarega Jihad ntabizi neza ko ari we wayishyize nge narabiketse ariko jya ubona yibonanye ni Jihad arimo ayikina yego ayitambaza no mwabo bashube muri groupe niwe rero niwe wayitanze yego kuko niba uwo muntu ari we wayimuhaye yayisibasa akamubwira ati ntago ntayishyire hanze ntago nari kujya hanze kuko n'abazibonye babashuti banjye bakajya bazima bazikuraga kuri channel ya Jihad. Ukimara kumva umunsi wa mbere ngo Jihad yataye muri yombi wumvishe umeze ute muri bo? Ntabwo nishimye kuko burya ntago wakwishima ngo umuntu yafunzwe kuko uyu munsi ashobora kuba ari we ejo ari wowe ariko kimwe byo nishimyemo gake. Wishimyemo gake? Nishimyemo gake kubera ko yageze muri ribu hariya baragorora ntago bagoreka. Yego. Yagombaga kugerayo niyo yahamara iminsi 2 yanahise numva ko yanama namusabiye kumugira bayimugiriye. Yego. Ubu ngiye kugeza ubu niyo yataha ntacyo bimbwiye. Nta kintu bigutwaye. Ariko mu batanze ikirego? Naragitanze ariko mu byo yashinjwe mu rukiko nta kirimo yashinjwe icyaya mpano cyo nyine. Yego. Nge natekereje ko ari uko wenda jewe kumwe bakubaza nyuma bakakubaza ngo urongera iki ku byo wavuze. Urabona ko n'imodoka ije kuba yacyura Jihad niriya n'imodoka ya RIB n'imodoka ya RIB iriya niyo bajemo yanaje ngo uhari wari wahazindukiye ariko nkibaza impamvu nimba uri mu bantu batanze ikirego nkibaza n'urukundo rungana iki wari umufitiye rutuma ushobora kuba wazindukira hano cyangwa se waruje kugira ngo umurebe aza kandi numva nta n'umutima mwiza wari umufitiye. Oya ntago nari naje kugira ndebe ko wenda yahindutse atari kubyina nka kumwe yabyinaga avuza ingoma. Yego. Numvaga ari busohoke mwiriya modoka afite ya ngoma ye n'akagasonga bugari. Nicyo cyanzanye. Ngo nasohotse yihishe nk'umuntu nyine nawe ntameze neza kubera ibintu yakoze. Ibintu byo ko babyita gushinyagura. Ntabwo ari gushinyagura agenda umukristo ndasenga. Ntabwo nigeze nza kumushinyagurira nanataha azakomeza ibye. Yego. Naruhutse ko yagiriwe inama. Yego. Buriya nta nundi azongera gushyira hanze. Hari n'ibiganiro byinshi akora asesereza abantu. Ntabwo bizongera kubera nibaza ubwenge. Yego. Iminsi amazemo irahagije yakosotse. Dukomereje hano tugeze mu rukiko n'ubundi twari turimo turakora ikiganiro tuhita tubona imodoka ije gutwara Jihad irahageze. Turavuga tutireka none tugeremo imbere abariho tuganira. None reka twinjire mu rukiko mwiburana. Wumvishe Jihad yaburanye aterera. Uko yaburanye rero simbizi kuko ntabwo ndi umucamanza sindi n'umushinjacyaha ariko nkurikije uko muzi yabihakanye nta kintu yemeye yabihakanye hari ibyo bamureze ubushinjacyaha ko afite groupe igizwe n'abantu 989 icaho amashusho y'urukozasoni Yego komeza nta kibazo. Ibyo ngibyo yabihakanya ariko ntabwo kuko ayo mashusho ndumva nyazeho ko iyo groupe nigeze nyibamo. Wabaye muri groupe ya Jihad yitwa Bashu. Yego. Nayibayemo nk'icyumweru mbona ntibigira nta kimfasha nyivamo ariko ayo mashusho acamo ariko yabihakanye ku cyaha cya yamano ko yatambaje amashusho nabyo yabihakanye. Yego. Kandi yarabikoze. Yarabikoze none ugiye kumushinjacyaha kaka. No, kukuri kwanjye nzi. Reka twe tuba dufite ibyo tuzi. Mufite ibyo muzi. Ubizute rero ubizute. Kuko narabibonye. Warabibonye. Yego. Muri groupe ngira ibintu byabiraga muri groupe yanyu. Groupe n'amaporono amashusho nyine y'urukozasoni. Kuko aya yamano yanayakuraga kuri channel agashyira muri groupe ye. Abantu bakayinjoyingira muri groupe ye. Yego. Ariko yabihakanye avuga ko nta na kimwe yemeye. Simbizi niba ariko abantu baburana. Yego. Wavuga ko mu rukiko ngo harimo ikibazo cyawe cyangwa se harimo ikirego cyawe ariko mu birego Jihad yarezweho nago icyanyu cyagarutsweho. Yego. Impamvu jewe nkuko natangiye mbikubwira ntago nagiye kumurega ngo afungwe. Yego. Cyangwa se kubiburana kumugira inama kuko narebye umuntu ushobora gufata umuntu atazi akamushyira ku karubanda nabonye ko hari ukuntu afite ubwenge butari bwinshi atazi n'amategeko wenda akaba yarabikoze atazi ko bigize icyaha. Yanasabye ko agirwa inama kumwe bakubaza statement bakakubwira ngo urongeraho iki navuze ntimuzamugira inama biriya bintu ntago ari ikirego cyawe gitanze muri RIB tutabeshye wagitanzeho tariki zingahe? Mbere niya bya yampano bitaranasohoka ko ibyanjye bimaze amezi 3. Jihad ni inshuti yanjye. Inshuti yawe gute?
mu buzima busanzwe nari mfite telefone ye tuvugana mba no muri groupe ye. Yego. Wabaga muri ya groupe numvisha bavuga mu rukiko. Yego abashu. Yego. Urumva yari inshuti yanjye ariko nyuma za kumimukira. Yego. Biba mu bintu byatumye mvuga ni uyu munsi araburana saa sita. Ariko reka nzinduke wenda bishobora guhinduka akamushyira mbere ngahomba ngasanga urubanza rwarangiye. Cyasi mubone nk'umuntu w'inshuti yanjye mubona asohoka mu modoka. Ndeba uko ameze, ndeba uko yifashe. Yego. Wageze hano sanga? Nageze hano saa 12. Saa 12. Urangije uje kureba Jihad umubona asohoka mu modoka, umubona musohoka mu modoka wiyumvisha ute rero? Asohotse mu modoka burya umuntu utanga nubwo we nyuma yamemukiye akandesova. Ntago nishimye. Ese undi inshuti yawe mu buhe buryo? Busanzwe. Kuri chat tugacata. Yego. Kuko yigeze ahindura ni na groupe akuramo abantu bose akreye indi ananshyiramo muri iyo nshyashya. Muri iyo groupe. Yego. Ariko mubonye asohotse mu modoka byambabaje uruhande rumwe byambabaje nubwo yamemukiye. Yego. Ko yari yitwaye yipfukapfutsa adashaka abantu bamubona ntago byari sawa. Yego. Umubonye mu rukiko abaraje arinjiye uramubona neza cyane ubusi washimishwa no kumubona se. Ngo nkibaza rero impamvu rero mwaje kugirana ikibazo gutero kandi numvishe mwari muri kumwe muri groupe. Urumva nyine jewe namufataga nka musaza wanjye pe. Ndi mushikiwe ari musaza wanjye kandi nubu niko nkimufata. Yego. Yari musaza Jihad yari musaza nago tuva indimwe uko namufataga. Namufataga nka musaza wanjye nk'umuntu nagisha inama ngize ikibazo. Yego. Nk'umuntu nagira ibyago akanabara nk'umuntu nagira ibyiza nkamuhamagara. Ariko nyuma za kunenguha. Yego. Kaburi mushikiwe. Niki rero wabwira Jihad muri kano kanya? Ikintu namubwira rero nka mushikiwe. Nabivuga nka mushikiwe kuko niko namufataga pe. Ibi harimo birakomeye biragoye. Ariko naga ari urupfu. Yego. Iminsi amaze mu maboko ataraye ntekereza ko yikosoye. Yego. Irahagije. Rero inama namuha naramukatashye kandi tubyizere ko azataha azagaruke muri societe amenye ubarize ibigize cyane bitagize icyaha yigarukira imihanda yitwikire ariko niyongere kwijandika mu bintu byo kujya gusebya abantu. Wamubonye wumva umerewe ute muri wowe? Byambabaje Agamarira kubera ukuntu urumva nk'umuntu w'inshuti yanjye kandi ukuntu yabaga ameze arimo ashyushya social media yisekera yigirira ari n'ukuntu yinjiriraga umuntu nta bugome burimo ariko yitereye. Namubonye ndababara numva nanarira. Numvishe narira Jihad ipfutse mu maso atarigeze yipfuka mu maso. Mane ntago byari sawa. Ntago byari sawa nubwo yamemukiye ni musaza wanjye ntago namuciraho iteka. Nababaye. Nuko nyine atemba ajya mu nda y'abagore nabo biki gihe aba yasohotse akajya hanze ko nababaye. Akajya hanze nuko yatembye ajya mu nda. Yagiye mu nda ariko nyine azi yari kosoye deja. Ese yego. Wiwe wumvishe ko mu rubanza akenshi uburyo yaburanye wowe wumvishe agomba gutaha cyangwa wumvishe ashobora kuba yagumamo? Jewe uko nabyumvishe nubwo ntari umucamanza atari jye uzaca runo rubanza. Yego. Numvishe azataha. Ibi bintu arimo ahura nabyo. Ukuntu namubwira? Ukurikije n'umuzima yarabayemo uburyo yabanaga n'abantu. Uko yabanaga n'abantu yaraseserezaga cyane yagiraga imvugo itari nziza. Yego. Abashuti be ntibanyumve nabi ko ntago ndi bumusigirize kuko bira biganiro byose yeze mbikunda. Ndi mushikiwe namubwira nibaga wifashe. Amubwira ngo yibaga wifashe. Icyo kintu wamubwiye kubera iki? Niba rusaba imbabazi akazisaba nuba aruvuga ati mugende mu mane akagenda ariko yakwifasha kuko none se yaba yaragiye kubikora kambaza. Watangiye uvuga ngo Jihad ni inshuti yawe cyane ngo ni inshuti yawe ariko akakanya ndi kumva nago uri kumwifuriza ibyiza. Ubushuti navuze nakubwiye ko ntamuzi na watanze. Ubushuti navuze nuko namwinjirije amafaranga arimo yinjoyinga amafoto yanjye yarinjije. Ubwo mu bantu doyi akunda ndimo kuko namwinjirije amafaranga akogiye yarankomerekeje. Yagukomerekeje. Yego. None intandaro yawe n'uwo mugabo ukeka ko ari we wasohoye amashusho yawe y'urukoza sana ka Jihad wumva ari iyihe? Nta ntandaro niko akunda ubana n'umuntu abantu ntibagukundana bakaburekinga. Uwo mutipe mwakundana garazanye na Jihad? Simbizi. Ntago twe tunamaranye igihe kinini gatwe tumaranye nk'amezi 5. Ntago mbizi niba bari baziranye. Yego. Cyangwa niba afite nk'inshuti yari iziranye na Jihad akaba ariyo mpamvu iyo ntandaro kugira ngo amafoto agere kwa Jihad ntabyo nzi. Gusa nyabonye
nahise mukeka. yego abantu benshi ubwo Djihad yaburanaga bavuze bati ngiye ndi kumva Djihad arengana kandi nanjye mu by'ukuri numva Djihad burya yaburanaga numvaga arengana kuko akurikiranyweho ngo amashusho ariko ayo mashusho ntago biri kugaragaza se ayo mashusho kugira ngo agere kuri ba Djihad yaturutse he yabageze hati sibyo wumvaga Djihad atarengana ntabwo arengana none se kankubwire umfatanye ikintu nibye do ikintu cyaribwe yego ntuzi uwakibye urakifatanya yego nta cyaha mfite kandi ukifatanya si icyanjye ntago uzaho cyavuye ngo kingere ariko naribye nawe ayo mashusho do nubwo hatazwi uko yamugezeho ariko yarayatambaje yagombaga kuyabona use ntiyaraba yabonye ntibayatambaze yagomba kuyabona akasiba muri telefone cyakicecetse ako nawe ntabwo yatambaje biragaragaza ko nta muntu yigeze aya ahubwo wenda we iyi video yayikuye muri groupe nese ibyo yashyize muri groupe kuko ya video yayikuye muri groupe na posting akantu gatoya kuri stati ariko mu kantu ya posting ntabwo bigaragaza ibyo ngibyo hagaragaza iki kuri muramuvugira none se ya posting ako kantu gato ko yagapostingiraga iki kandi azi ko akurikirana ikibazo so reka twiganire ku musozo reka dusoze reka ngushimire wakoze cyane